izingora kuramarira ariko mube ni mukunyamuhagarare mwaramutse neza mwaramutse abandi muraho ndeba abantu barimo hari abantu barwaye bameze nk'abarakaye ku buryo harimo kujyamagaye bakagira ikibazo mwaramutse neza biremewe kuba amenyo yose wayagaragaza atarwaye iyo tunezerewe mu muryango wacu rero Imana amashyi menshi cyane.
dushimiye iyo Mana rero umuryango wacu habura ibyishimo habura umunezero none tugire n'umugisha amarembo y'iwacu ahora yuguruye mwabonye ko mu muryango wacu tubonye abashyitsi reka rero mbere y'uko tubabaza ko urugendo rwabo rwabaye amahoro tubaze dushima Imana yabarinze reka rero muri uyu mwanya mu gihe abantu batuje gutya batekanye dusabe hano umukozi w'Imana kandi watojwe adusengera Imana. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, Imana twubaha kandi dukunda, nayo udukunda. Tugushimiye kugira neza kwawe iki gitondo, tugushimiye ko tugejeje hano muri iyi nzu. None Mana, iki gitondo cy'uyu munsi turonse abashyitsi, turabasabe kugira ngo Mana uko wabaretse ukomeze kubarinda, udukorere igitangaza n'ibyo wakoreye bikabona. Mana nk'aho ari twe ukugaragariza Imana kandi utegeke kunesha k'ukwawe, kuvuga kube wowe, uvuga wese muri kino kirori ndamusenyeye ndamwigingiye kugira ngo avuge abwirijwe nawe, kandi Imana ibyo avuga byere kunyurana n'imitima yacu. Kandi uyu munsi ntabwo ari twe ahubwo ni wowe, kuko ari wowe twiringiye kandi twishingikirijeho iki gitondo. None uyu munsi turawukweretse, wakoze Mana, wawushoboje kuko niho twagusabye, ibyo twagusabye ibyo uduhaye urakoze cyane. Komeza kubana natwe, udushyigikire nk'Imana, natwe dusengeye twirukanye n'imyuka mibi yabasha kuyobya abakozi bawe ntibavuge ibikwiye, ariko uhagarara muri iyi ndavuga ahagarara abwirijwe nawe, ahagararane nawe kuko akubera indangururamajwi ubundi uvuge, kandi ibyo kuvuga bibi byo kutunezeza. Urakoze kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Aho umuryango wacu muri Imana amashyi azamuka neza twese tutambaye amapantaro. Imana imugisha cyane, turanezerewe rero nanjye ndishimye kandi nejejwe n'uko mu muryango wo kwa Zakariya mu birori byari byateguwe ari igihe bagira icyizere uwo munsi ari tuzaba uyoboye. None rero twabonye n'undi muryango mugari, ubwo rero tugiye gutarama, dukomeze igitaramo cyacu tunezerewe. Ariko hano ndagira ngo ntumire umusaza Taratoni, ni umusaza mukuru, nanjye ntabasha kugira ngo dushumi tw'inkweto ze aze amfashe kwegereza abashyitsi hanyuma dukomeze igitaramo. Urakoze cyane nyakubahwa Atanazi, mu izina ry'umuryango wa Zakariya tubahaye ikaze. Muri urugo rwa Zakariya rero dukunda abashyitsi, ariko ndagira ngo wigirishe urubanze guha ikaze turamukanya mu rwego rwo kuramutsa abashyitsi bose. Ikaze rero mu rugo rwa Zakariya, mwicare mube neza, mwumva akayaga gaturuka ku kiyaga cya Mazi. Murakoze cyane. Hanyuma umusaza agihagaze hano, hari amazimano twari dufite mu gitaramo cyacu, kandi mu muco wacu twakira abashyitsi. Ndagira ngo rero abakobwa batojwe bagenda neza bigire hafi, baze bafashe umusaza kugira ngo umutobe aho uri bawufundure, abashyitsi nabo bakomeze bavuge neza. Ba bakobwa batojwe n'aba bahungu bakugira hafi. Mbwira ba bakobwa uti iya ngendo muyongeremo imbaraga n'ubwo mugenda gitore, ariko nimushingure. Murakoze cyane.
nyamu sheke mu mushyizemo ikiganza urakoze cyane nyakubahwa umusaza Taratoni rero iyo mitobe wa igitaramo cyacu kwakira abashyitsi bafasha bakomeza abashyitsi bacu kubaha ikaze hanyuma ariko wantore uramenye utaza kuntaba mu nama kampindukira nk'inkoragura amayuki natemukira kuriyo ko asigaye hano hari abasore ntabwo muri mu rwanda nimusohoke mujya mu gihugu reka tubanze dusenge Imana n'aya mafunguro tubonye twasenze tubaha ikaze ariko twasenze tugira ngo dusabe Imana n'aya mafunguro yeze. Mana yacu urera urakiranuka ushobora byose kandi urakomeye. Uyu mwanya twicaye muri iki gitaramo turagutumiye kugira ngo uzubane natwe kandi habonetse amafunguro yo gutunga imibiri yacu turakugize kugira ngo amafunguro uyeze uyahumane uyahumugisha maze atunga imibiri nawe utunga ubugingo. Turakoze urakanukira icyari twese mu izina rya Yesu amen. arakoze umusaza Taratoni kuduhera abashyitsi ikaze mu gihe barimo kuvuga neza baruhuka ndagira ngo nsabe abataramyi batoranyijwe uyu munsi kugira ngo bazadufashe muri ibi birori byacu hanyuma nabo batwakirira abashyitsi tubahaye ikaze aba ni abataramye tujya tugira mu birori by'iwacu hanyuma muri uyu mwanya rero umusaza mukuru Taratoni uzi ko mwagiriye icyizere uyu munsi babere muri ibi birori nk'ubiyoboye ariko rero mu bashyitsi bamaze kuruhuka baguwe neza banywejwe wa mutobe bambwiye ko hari umusaza wagezeho bita Tanazi arambwira ati ariko nubwo twicaye natwe muri iki gitaramo cyacu wagenda ukabansabira akanya twari ijambo mfite ryo kuvuga avuga nti rwose
iri bumaruswa tuvuga byinshi reka mugire umubarize hanyuma rero Tanazi mvuye kukubariza hanyuma baravuga abo bantu ku murongo w'ibyigwa ari basangiwe ingingo mu gitaramo twashyiraho bari bukwemere rero ayo mahirwe reka kuyakoresha. Turabashimiye cyane twemerera mukaduha uyu mwanya kugira ngo usangire ibyiza muri iki gitabo. Reka mbanze mwanditse murabo cyane. Yesu nashimwe. Amen. Turanezerewe cyane kubana namwe muri iki gitaramo cy'uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Mibungo Atanasi. Aba naje mbona gutya kuriye uyu muryango turi kumwe kandi tunejejwe n'Imana kuba mutwemereye kubana namwe muri iki gitaramo. Nyakubahwa Mzee Strato nkitekereza kubagenderera n'ubundi nari mbizi ko uyu munsi wa none muba mutangiye gutya nk'umuryango wa Zakariya. Ntabwo rero naza mu gitaramo nk'iki cy'abantu bakuze harimo abasheshe akanguhe ndetse n'abakecuru bakuze ngo nze gutya ntazanye intwererano. Munyemerere rero mbagezeho intwererano hanyuma irindi riri ku mutima ndari kubwira mumaze kunyemerera kwakira intwererano nabasabye. Murakoze. twateguye azase n'intwererano. Reka tuzakire. Atana Karame iyo ntwererano yabuze ntituyakire rwose. murakoze cyane. Nyakubahwa Stratoni, iki gitaramo ntabwo nakwemera gutaramana n'aba basaza ntabanje kugira intwererano. Ntabwo rero numvaga nari mfite nagira ngo musabe, ndabizi ibintu byose biba biri kuri gahunda ariko munyemerere nanjye muri iki gitaramo muze kumpa umwanya nanjye igicu. Murakoze cyane. Murakoze utuje gakeya. Murakoze. Turashaka umwanya tuguhe utubwire icyo kiri ku mutima wawe. Yego. Ariko abadafite ibiro byacu ko nta bantu bajya barakaramo bahaye Imana amashyi. Tanazi azana ijambo ryiza uriya muto uze kuturebera barebe koko niba ukwiye kuvaho uburori ariko ntacyo ntwererano turaza kureba. Hanyuma rero ndagira ngo babatarame umunota umwe mubabwire ukuntu dutarama umunota umwe kugira ngo ube wacu rero birimo biranga Tanazi nanone aricaye biranga ariko Tanazi rwose ndimo kukugendera neza ubwo nawe umenye. Ubwo rero muri bya birori byacu arongera aca arambwira ati nyamuneka hari irindi jambo Tana ayo mahirwe ngero yakoresha. Murakoze cyane. Uhumure rwose ndakuzirikana kandi bifite ku mutima. Murakoze, turabashimiye. Nyakubahwa Mzee Strato, urabizi uyu muryango turi kumwe hano ni umuryango wa Kagarama Sarire. Twaje tubagereye kandi si ubwa mbere, ntabwo ari ubwa mbere tugeze muri uyu muryango wa Mzee Zakariya. Mu minsi itambutse duherereje inyuma twaje tubagendereye tuje kubasura
ariko dufite ijambo ryiza rinezeza kandi rishimisha. Ugire ngo ndatandukira kubw'umunsi mukuru mufite ndawuzirikana. Akanya turaza kubona umwanya twivuga imyato, ariko reka mvuge n'irindi ku mutima. Wabyemeye rwose. Mu minsi itambutse duherereje inyuma rero twaje tubagendereye, ariko tuza dufite ijambo twifuzaga kubabwira kandi turabibabwira muraryakira. Tuza tubabwira ko umuryango wacu wa Kagarama mu minsi ishize itambutse duherereje inyuma mu gitaramo nk'iki, twari duteranye nk'umuryango, twasabanye, haza gusohokamo umwana wacu w'umusore, nawe aza ashaka kwivuga, ariko turamubwira tuti ceceka, igihe ntikiragira. Ati ariko nimureke mvuge. Twumva umwana rero akomeje kuzamura ijwi, turamwemerera. Atubwira ati rero babyeyi, ndumva igihe kigeze kugira ngo munyemerere nanjye ntere ikirenge mu cyaro. Nawe urabyumva rero, twari dutaranye abasaza bakuze nk'uko tureba gutya, ndetse n'abakecuru dukoma mu mashyi, abakecuru batanga impundu. Ibintu biratunezeza, ariko nk'umuryango duteranye twumva turabyishimiye. Atubwira ko yaje kugenda akora umurimo w'Imana, ko ni umukozi w'Imana, aza agenda kuri uyu musozi wa Gikomero. Baza kumwakira n'ikaze byinshi cyane, baramunezerwa, baramwishimira, nawe yumva arahishimiye. Ndetse yahasanze umwari wamuhaye ikaze witwa Uwizeyimana Rachel, nawe aramwakira mu ikaze. Umusore wacu Nigene Emmanuel rero yumva aguwe neza, niko kutubwira ati babyeyi munyemerere, nubwo nshaka kubaka umuryango, ariko nifuza ko mwasabira umugeni umusaza Zakariya. Twabyakiriye vuba cyane, turaza tuza mu muryango wanyu, muratwemerera, tubasaba irembo muraritwemerera, murariduha, ariko muratubwira muti irembo turaribemereye, ariko icyo tutabahaye ni imvano. Nyakubahwa Muzehe Strato, munyemereye muri uyu mwanya, kandi mukaba mukinyemerera yuko irembo ryakomeje kugarirwa nta wanciye inyuma, mwanyemerera agasaba ku mugaragaro muri iki gitaramo. Murakoze Imana ibahe. Arakoze umusaza Atanazi, ibyo babwiye ni ukuri. Ni mu mushimire. Ntabwo mu muryango wacu ibyo kuko tujya tubigira. Atanazi yaje adusaba irembo ry'umugeni, irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni, asanga umuryango wese mutateranye. Tumubwira ko tuzateranya umuryango, noneho akazaza umuryango akaba ariwo asaba umugeni. Ariko ku bwanjye numvaga namumuha, ariko noneho umuryango mugari wateranye nibo bakugenera, wenda haraza gusimbizi. Reka nguhe umwanya usabe, ngaho usaba. Murakoze cyane. Nyakubahwa Muzehe Strato, urabizi mu muco nyarwanda hari impano zazindi z'imfatarembo, ndagira ngo munyemerere zibashyikirize, hanyuma
saba umugeni ku mugaragaro. Muzehe, iyi ni impano, izi ni impano za mbere, iyi yitwa cyuzuzo indi yitwa gushimisha bishanga, ishema ry'abasore. Iyi rero gushimisha bishanga, iyi rero ni isumba yayo. Iravumera wayumvise bose irivuga. Ntabwo rero naza ntafite n'igicuba cyo kuzidahira. Iki ni igicuba, urabizi kera twajyaga mu iriba tukazidahirira, ariko ubu rero ntabwo bigikunda, ahubwo turatuma abana ndetse n'abashumba bakagenda bakavoma amazi bakazizanira tukasurira. Mu nyemerere mwakire. Murakoze cyane. Iki ni igicuba kizidahirira. Yego. Ikindi unyemereye, urabizi ko icyo gihe turi kumwe, uretse gato, uretse abasore mugira imbaraga n'ubwira, genda ube wicaye ndakubwira mu kanya. Abasore mugira ubwira rwose, ihangane. Abasore rero ibyo babasha guhita bihutira, kandi uramubona rero ni iki. Ndagira ngo unyemerere unkoshe noneho n'izindi mpano zindi kuko naze. Murakoze. Niteguye. Umuryango rero nanjye sindi jyenyine, harimo abantu bazi gukosha. Reka sabe basore gukosha rwose, basi bariteguye koshe. Murakoze cyane. Ubwo uyu musaza dusabye ko tumukosha, kandi umuryango ntabwo twifuza kumurushya, ahubwo yaje yiteguye zingana kugira ngo tubone aho duhera tumukosha. None dusanga zidakwiriye, hari 8, hari 2, biterwa n'uko ameze. Niho rero nifuza kumaza kumenya uko yaje yiteguye. Urumva yaje yiteguye, siko tubwira umuntu waje yiteguye, rero turamutse tumubwira ibyo atiteguye ushobora kumugora. Reka twumve uko yari yiteguye. Wowe witeguye kudukorera zingahe? Nyakubahwa Pasiteri, urabizi ndi umutunzi ntabwo ndi umworozi. Umworozi rero ni wa wundi ugira imwe n'iyanyu, ariko njye ndi umutunzi ndatunze. Izo mu nkosha zose ndazemera. Urakoze cyane. Umukobwa wacu rero ni umukobwa Jana. Ubu rero wazo uzizanye, ngewe nizo nifuzaga umubyeyi wacu. Murakoze. nagira ngo ariko mbere yo kugira ngo dukoshe guteganya 100, ariko nagira ngo ndebe mu muryango wacu uko nidukosha turaba twashyiriye uko bimeze. Maze rero umuryango niba nta mpamvu ni yatuma tutagushyingira, kuko niba tugiye gukosha ndavuga ngo tuzagushyingira. Mbese
umuryango wa Zakariya ko mutera Atanazi mwamubura. Atanazi ijambo yavuze mwararyumvise. Atanazi umugeni yavuze aramukwiye. Ndabaza nyirasenge hariya nyirarume haguruka utubwire. Atanazi waje nisanga ni ukuri waje ko yaba wowe yaba umuryango wawe ntawahemukiye umuryango wa Zakariya umugeni bamuguhaye noneho n'inkwano rero nazo urazumvise niba witeguye ubwo zituye ahasigaye dukomeze mu gitaramo cyacu. murakoze cyane. Reka muzehe Starato urabizi cya gihe ubwo duherukana muri cya gitaramo duhereje inyuma hari ijambo ndibuka twaganiriyeho ngo abakiranye neza buracya bakongera twaje kandi nanone umwe turakirana neza uri bunture hasi nanjye turi hasi ngo nituba turarwana neza. Muzehe Starato urabizi hano igikomero ndetse n'igicaca ntabwo twemerewe kuzerereza inka ku musozi, ariko mfite urwuri kandi ndabizi namwe kwa Zakariya ni ibisanzwe, namwe murabatunzi. Unyemereye rero mfite hano abahungu banjye baba bari kumwe nazo umunsi ku munsi. Urumva nagira ishyo ikabura veterineri gusa ntizirwaye kirazira Atanazi ntabwo inka zanjye zajya mu kato. veterineri ko bamukazirwaragurika none waba ari ugiye kuduha wenda ushake Gilbert ndabizi arazimenyereye, nanjye ndaguha uwanjye hanyuma mugende muzirebe muzika yakaye muzumve nta kibazo rwose dufite. ndashaka kumva umushumba wazo veterineri ntabwo nshaka icyo bitwaye cyokora na veterineri bajyanye akagenda batambutsa ntacyo bitwaye gusa, n'umushumba muramuri kumwe gusa nabyo bikwemereye. veterineri hejuru ngaho ngwino ugende mujye mu rwuri murebe izo nka maze muze jyana n'uyu mushumba wazo. urabona uko veterineri aracyari muto yazikurikirana umunsi ku munsi murakoze bajya kubaha n'umuryango wa Zakariya. nk'uko twari tuvuye hano tugiye kureba aho zororewe za nka tugeze turazihasanga, nsanze ifamu yaho ari yayindi hano n'ibini yacu. izo batubwiye dusanze zirenga, dufashemo izo batubwiye, izindi tuzisigajemo n'ubundi. Atanazi ni ukuri ntabwo mwatubeshye, ifamu yanyu n'iyacu ziregeranye, umushumba arazitweretse, dufashemo izacu, izisigaye zisigaye mu rwuri rwanyu, tuzongeramo n'izindi. Umutahira nawe nanjye umuveterineri agezeyo dusanga zose nta kibazo. Sinari njyenyine rero, umugabo uri hamwe nawe ntabihamye nawe, hanyuma twikomeze. ndabihamya Atanazi ahagaze. Atanazi nimushimire kuko ntabeshya. ijambo ryabaye ryo izacu twari twavuze ko dukosha ijana, twasanze rwose izo ufite mu rumuri zirenga, ariko tufatamo izo twari dukeneye gukosha kandi
abashumba ntibigeze batwakura. oya ntabwo bagitinya. Twagiye dufata izo tubona nziza. Turagushimiye rero, Imana iguhe. Isigaye rero hari ikibazo cyo kubaza. Yego Kubaza ikibazo kimwe ikisubize ikomeretse gahunda. Urasabye urakoye niwe wikwera cyane. urabizi se reka mbanze wereke igira hafi shani. mbanze mushimire kandi ndishimye nanyuze. Murakoze. ubwo mbona rero urabona wigeze aha ndakuze umusaza ntabwo yabarya ibisabire. imyaka mfite ize kuzabukuru ngomba gusabira abana banjye, ariko muzehe unyemerere ndaje ndakwereka umuhungu wacu. mwamaze kwakira impano, ariko ntabwo nakwemera yuko iki kibumbiro akigushyikiriza muri uyu mwanya. nyemerera icyakire. aha naho uzajya usubira. iki ni ikibumbiro, urabizi kera twajyaga kudahira tugashaka umugina mwiza turi muri visiyo. Iki ni cya Kizungu. Ni icya Kizungu. ikindi rero muzehe, ndabizi umukozi w'Imana. hari igihe uzajya uva mu murimo w'Imana cyangwa se n'abana bakava muri korali barakerewe. igihe bugorobye, dore iyi ni imashini bayita bwajoro. nta joro ku mutunzi, igihe bugorobye rwose umuntu aragenda akahira ubwatsi neza, hanyuma inka zikagubwa neza. uragenda ugaseseka utya mu bwatsi mu rubingo ugakura uritonda. harimo amenyo atyaye. ukurura witonze, ukahira ugahambira ugakorera abana cyangwa nabo ubwabo bakabwahira. turanakuze, reka bajye babikorera. murakoze cyane. aya mashyi y'amafaranga barengeye ntabwo ari ibya hafi, uraza kwitonda uyirebe witonze. Nabonye ntabwo ari made in Rwanda. ntabwo nabikora. erega ndimo wanyicaje ahantu heza ndakomeza kureba abo bana nkavuga nti n'ejo nzakora. ubwo se nati kubeshya ntabwo bibaho. maze rero nk'uko muzehe Sarato bisabye, ndagira ngo nsabe ba Nigena munyemerere mugejuru mutere intambwe muze umusaza baramutse. aba bose uko babona ni ba Nigena, ariko Nigena Emmanuel
umva n'umuramutse uramwibwira uramwumva. Harimo Nigena Eric, Nigena Tarato, Nigena Janvier, ariko Nigena Emmanuel by'umwihariko mu gihe urimo baramutse uramwumva. Mugabo shaka nimwegere umusaza baramutse. Nta mwana uramutse umusaza kirazira, umusaza baramutse ngaho nimwegere Nigena uramwibwira. Nimumwegere nimuhumure, ni umusaza w'imico myiza ntacyo abatwara. ndagira ngo maze rero uza kumumenya ufite ikibazo hano se ko mbizi hari umuti kandi turawushobora nabyumvise ariko indwara rwaye ntabwo ariyo kumugirira nabi, ndabizi ntabwo ntuzanira umurwayi. maze rero uze yemerera nk'uko wamwumvise Nigena Emmanuel atanga intambwe, atera intambwe ajya imbere, hanyuma aramutse abo bantu bari mu gitaramo. wagira ngo nyakubahwa umusaza Stratoni kugira ngo yabonetse Nigena yabonetse ariko afite uburwayi. nyuma rero maze yariyamushije kuko azi ko ndi umuvuzi. Icyo wabonetse ndamukoraho nyuma. nyakubahwa umusaza nanjye ntoye ngo mbafashe, reka mbafashe tujyane Nigena niba ari bwicayemo byonyine n'abafasha gukira mu gake gake, hanyuma rero batambuke na ba Nigena bamufata hirya no hino kugira ngo atadandabira mu rwego rurahita bukira mu kanya, hanyuma baze gake gake tubereka ahantu baruhukira, hanyuma ibindi tutabikora. ariko nanjye tuzi nta muri iki gitaro sinigeze mbona mwene wanyemereye ukanshakira umuti watuma Nigena aseka. Abanyamwenyura arwaye ariko ndaje ndakwereka mu kanya uramukoraho uramukoraho umuti ndawufite. Yewe urakoze ijambo teraze buzura ry'umisi kuva Nigena yagira nigeza nk'iyo kandi ndashaka ko aseka, ndashaka kumukoraho rikaka ngaho ngo Murakoze cyane, kanazingira ngo nanjye yanyemereye ko ubufasha bwose namufashije ariko ndebe ijisho ryiza. ibyo bivuga gahoro hatagira bose babyumva. Noneho rero nagira ngo muri uyu mwanya iwacu
wa muti cyangwa se igisubizo cya nigena kugira ngo abe yamererwa neza. Dushaka igisubizo. Ndagira ngo nimba avuga hano baraba biyumva za ntore zateguwe kugira ngo dushakire igisubizo. nizere ko buriya nigena nawe urihari utari butume yigura hasi. keretse n'umuyereka ntabwo ndahuza. gira hino umufashe. urabona neza ariko ndamureba hariya ari we. yemwe n'abasore mumwigize barashira mwigize hino bwasigaye atanazi ikibazo nawe agikemura. atanazi Rekarane kemura ikibazo muhereze Rashidi.
kebuka rwose kebuka. Ndabona bamugumanye rwose neza sashimi neza sashimi oya zana kanga muri neza kanga muze ko ntabwo ntagize ngira ikindi wifuza nawe abahungu bawe bahagikibura ntibamwumve turavugana nyuma. Nyuma yo mumpaye by'agateganyo hanyuma ndamubasubiza yo mumpaye by'agateganyo ntabwo byoroshye mu muryango wacu reka ntabwo biboroheye. hanyuma tumubasubize. Ikibazo ni mu gikuriro murakoze muzehe. Ndabona abo bahungu banze bamukomeje ariko nanjye mfite andi maboko reka nze ngira ngo nsaba bamufashe. Urebye bakomeje kureba mu mutwe bakabona ni umweru wa kade. Manuel igira hafi hano ngira icyo mubwira. Munyemerere nigena asuze Rasheli. urabyemeye rwose. Akoze. ariko ubwo ntabwo muremera mwabahungu mwe ngo murekure Rasheli. Abahungu b'iwacu bati Rasheli twavunikanye nawe twajyanye kuvoma twakoranye imirimo myinshi iwacu ati ntabwo twari gupfa kumuguha gusa koko nta n'umuto buduhaye. Rero Tanazi wari wabonye ko abahungu b'iwacu rwose nawe urabibonye ko hari ikibazo ariko ugikuyemo. Yewe iyo ntagira andi maboko nuko mba naje nikwishe ntabwo byari byoroshye. Ati rero iyi ni impeta y'urukundo mu bandi bose amashyi menshi cyane. Ndagira ngo mbabwire ko nta muri muntu nayambitse
arayimwambitse mu miryango yose bareba ati uru ni ururabo rugaragaza urukundo ruri ku mutima wanjye. Amashyi menshi ariko ataramba sawa na za mpundu. Yego iwacu murakoze cyane. Arakoze cyane. Hanyuma Emmanuel nawe aracyavuga ati ariko rero kuba mumunyemereye nkaba mushyikiriye nkaba mumumpaye ngo muramutse ntabwo nagenda gusa. Hano hari n'urwibutso. Ati Rasheli rero ngiye gukura urwibutso muri gihe cya none. Harimo ikintu, harimo uruhisho, harimo igiteye amatsiko naguteguriye kuri uyu munsi. Bose bareba, imiryango yose ireba. Ngurwo urukundo nagukunze, amashyi menshi. Ngurwo urukundo nagukunze hakubiyemo ibanga rikomeye baza kubisangamo. Ariko se Rasheli nawe tunanjye naragukunze, ariko ubwo nabonye ko nigena ari wabanje gukunda Rasheli nawe arakunda. Takira nanjye narabikwemereye. Aha hakubiyemo urukundo rwose imbere y'imbaga nyamwinshi. Mwabaye amashyi ariko nabonye Kanazi n'umuryango we batazi gushimira. Reka twebwe dushimire, tubahe amashyi. Nabonye Kanazi batazi gushimira, ariko baraza kutubwira impamvu mu gitaramo cyacu batajya bashimira. Hanyuma ariko murabe ikibazo. Banshirisi baravuga bati twarakundanye turabigaragaje, kandi ariko ababyeyi bakuru nibo tubanza bahaguruke mu byubahiro byabo bagumye n'aho bari, abana babasange babasuhuze. Kugenda akakuruka mbere ku muryango. Umukoro ni wawe. Hano hari abasore baje Rasheli babanye nawe, ndabona nabo rwose abo babiriyemo aho umutobe kwa Kanazi muraza kuzamya ariko mwahuye. Ndabona rwose mutabiriyemo aho. Ndagira ngo turebe bageze umusaza mukuru. Ati rero papa wabyaye kuzuba derageze mu zabukuru ntirikakwice warabyaye. Ati aka ni akabando. Mu minsi ugezemo wakoze igikorwa gikomeye, uzajya ukishima. Mwahaye Imana amashyi. Ati kandi aha harimo urwibutso uzajya wibukiraho
kandi rero wabyariye umukobwa mwiza bituma urubavu rwanjye ruba rurwaye none ati ntabwo bandi babyeyi uyu munsi utegura urugori nahaye Imana amashyize aka ni agaciro n'icyubahiro cy'umubyeyi wabyaye wambare wa mubyeyi we nawe wumve ko kubyara Rachel byagenze neza atakira wabyariye umukobwa mwiza abakameramani none babyigana kuri uyu munsi rwose muhanda intera ndabona barimo guhana inkokora ati nanjye ntabwo nababwiriza ngo mbone umwanya mwakire baraza kubona ubutumwa bwanyu kuko nishimiye akomeje rero kugeza mu muryango kugaragaza ko afite umuryango wakweze iri ni ishema ry'ababyeyi arimo kugaragaza akaba ni ba shangazi banjye bajyaga bampa inama rero nawe niba wagezeho abantu bafite impano bateguye bagendekera hafi babafashe kugira ngo iminota dufite bitaza kuducikana nabyo mu byibuke ati mukecuru wanjye mu cyubahiro cyanyu mubara n'icyubahiro mubane mugire icyubahiro
hano hari umusaza mukuru ati mukuru n'abarabere ati yajyagamo inama akabwira ibya kera abakobwa ba kera ubwo abantu umuntu bitwaraga ati none akwezi inama zakomezi cyatumye ikora neza myaka ubone ati nyakubahwa musaza ku myaka ugezemo izuba ntirizakwishe dore ko ndimo kubona ugenda umusatsi wigendera igihe kizakurinda rwose ujye wumva amahumbezi mwahaye Imana amashyi aka ni akabando ko mu zabukuru uzagenda wisunga n'ujya hano hari urukingo Emmanuel nawe anahora arese ndabona azi kureba kure umusaza yishimye aravuga ati abagiye barihuse mu myaka agezemo ambaye nka Simiyoni niwe wabonye umwami Yesu aratembagara ati noneho nigendera amahoro aho wazamutse imvune wagize zose uyu munsi nawe uhabwa ishema mu bandi muri iki gitaramo Emmanuel ati rwose wa musaza we umurimo wakoze ntabwo twabura icyo tugaha harimo kwibuka uzajya wibuka ako kaba ari wagakuye muze kugasoma urebe rwose ko utangurira ubusa mwaha Imana amashyi uko nguko rero bakomeje bambwira ko nigena Emmanuel nawe reka mukunzi wanjye gukorera umuryango hanyuma rero ni karibu mukomeza umwereka umuryango kuko babiteguye ati bose babahobera hari bake bari guhagararira abandi hanyuma mu cyubahiro cyinshi uharyagiye uwo muri ibibazo bagiyeho ni gukubita Desde que musaza mukuru abasaza bageze mu zabukuru ntabwo bakwiye kwicwa n'izuba Thank you.
kubera umunota mukeya dufite. Abasaza be bamutanze mu mugore turamuha kandi tuzamuhorera. Yeah.
Forini yongeye irahagije, hanyuma hari abandi bantu bagiye gushimirwa nyuma yo kuramutsa abantu bose. Rero umujyanama yifuje ko nawe amugeza ishimwe no kumushimira amufashije. Ni n'umujyanama wambaye hafi rero nawe no kumushimira. Hanyuma andi makuru ufite ni uko hari irindi shimwe rikomeye namenye neza ko hari umuntu ugiye kurishimirwa. Ndagira ngo hari umuntu wabyaye Rasheli amutwita amezi 9, ajya ku ise biramurya cyane, arangije havukamo Uwizeyimana Rasheli. Nabo ati rero umubyeyi wamwise amezi 9, ni muri iki gitaramo cy'imihigo cyari cyateranye henganze. Ndagira ngo ba bantu bashinzwe kuba bamufasha kuvuga neza bagufotore ujye ku mbuga nkoranyambaga mukanya baba kuri stati igihugu cyose cyakureba. Wabereye nawe uko kubyara neza umwana arashirira indaya. Aba ni abakameramani, harimo n'abataraba umugani, ntacyo turabemereye. Hamwe muzifate hanyuma muze muzipostinge cyane. Uyu mukecuru mu kanya tube tumubona ku ma YouTube hose. Mukecuru igihugu cyose kigiye kukureba ko wabyaye Rasheli. Wahaye Imana amashyira niba nta mujinya mufite. Wa mwanya wundi waje kumbwira ndi bufashe. Ndagira ngo nazanore b'abakobwa beza cyubahiro namwe hari ibyicaro baragenda mugaragire mukomeze mugaragire na muri ya ngendo nababona ikomeye cyane gato. Hanyuma barimo bagana mu byicaro byabo, ntabwo ngiye gukoresha nta segonda rishika ngira ngo wabahereza nko mu gitaramo cy'iwacu. Rasheli yari yambwiye ko namara gushyikisha mu byicaro umukunzi we babahereza batojwe bazakora muri iki gitaramo ko bigira hafi. Rasheli akakira umukunzi we akamwicira inyota, hanyuma akamugarutsa iwacu reka mwakire wumve uko bigenda. Nkunze ko noneho bambaye hafi kandi bakiri hafi. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya bigire hafi. Ati nta kindi kintu twakora mukunzi wanjye ntakwakiriye muri uru rugo rw'iwacu. Ndabona bahageze. Hanyuma rero Rasheli agiye gufasha umukunzi we kumwakira, abandi mwamwishikiye mu byicaro byanyu. Hanyuma Rasheli umwanya n'uwo ati rero mu rugo rwacu mu mitobe yose yarari mu gitaramo ajye nari narakuyeho mushyira ahantu ndawupfundikira, ndakupfundikiriye mu gikoresho twebwe tutagira. Rasheli yarere gitumije ni mu Bushinwa ni China. Ikintu cyabitswe muri amutobe nawe kidasanzwe. Hanyuma turengeye kukwakira mu rugo rwacu. Nyamuneka abakobwa bijyana sinzi ibintu bajyamo, niba bamubisiba bakiriza abakunzi babo ibiki buriya bihana n'ibisiba.
nanjye ariko ibintu by'iwanyu reka tubisangire biryoha bisangiwe ariko mwatanze amashyi ko hano atari amagurane shaka kuyatanga tumwishyuye rwose natubwire ko tuyamuha ariko adufashe ndumva mwakongera mukabashimira se ubwo ni icyabazanye ni ibirori ubwo rero nimukambirwa mwakabaye mutaje ariko ubwo twaje turashima ati nawe rero inshuti zatubaye hafi turi hafi nimusome kuri uyu mutoya hanyuma rero mu gihe turimo urasomaho soma neza ariko mu kanya Rachel yongera arambwira ati buriya hari abandi bantu byari urundi ruhisho narishe ati usome kuri uwo mutobe neza umanura icyaka cyose ariko ikibazo twara amavu ntabwo rurimo kugenda kwegeranya ko areba ahubwo ndabona birimo kugenda bikunze bwa burwayi bw'imikire tubutishe kugira ngo Rachel yakire umukunzi we hari umugabo we hari umukunzi we wavuze ngo amaze amajoro 18 ariko Rachel nayo amaze n'umukunzi we ndakeka manuteraze ikibazo kagenda gikemuka hano hari abakobwa batoreje bigenza ni ukuzi kandi ngo ni umurokore yatojwe kirokore Dushimiye Imana yaduha twese, dushimiye ineza yawe, dushimiye ko wabanye natwe, ubonetse ikibuga gituje n'ibiri, twese iyo Mana ishimize neza Yesu. Rero rero aho bakira umukunzi abandi bihanganye mu gihe bagitegereje. Icyicaro rye n'umukunzi we babandi bashinzwe protokoli baraza kutwereka uko biri bugende mu gihe biraba birimo bikorwa kwakira n'abashyitsi umuryango Tanazi wacu urakira za ntore nuko ubwe nk'umaratungu aragira ati nshuti bavandimwe umuryango mugari uteraniye aha ngaha ndabasaba mu makanya gatoya ngira icyo nibariza mu barabona murakoze kubinyemerera mbese mu mararungu yewe ugiye he mbese mu mararungu yewe ugiye he ihundira mu bazeyi yewe ugiye he kongo muzamuzi wanyu yewe ugiye he ihundira mu bazeyi yewe ugiye he wakuburaga yewe ugiye he ukajya kuvoma yewe ugiye he
cyane nagiye ku mwanya. Hanyuma iwacu rero hari n'abasaza mwazanye twifuje kubakira. Naje ndamukwegereza Stratoni we Tanaza arambwira ngo ugende umwereke inzira y'ahantu mu rugo rw'iwawe baca hehe. Reka nze umwereke iyo nzira. Nasabye rero umukirigitananga umwuzukuru wa Sebatunzi ngo yize gato ndumva yabyumvishe. Datangira kugira inka utangariza utunga. Mbere yo kugira icyo mvuga reka nsuhuze izi mfura zose ziteraniye ahagira nti mwireho mwafura mwe. Data rero nyakugira inka utungariza utanga we. Baje muri ariya mashyo barambwira bati se turerera inka zikwiye Rasheli. Nagiye ndeba muri ariya mashyo yacu ndeba inyana enye zirari imfizi mu mahembe ndazibashyikiriza. Ndongera ndahindukira ndeba muri ishyo nanone ndeba izindi nyana enye zitetse umumano nazo ndazibaha. Barambwira bati se ubwo ni umunani ntoya ntahubwo n'ishyo tubakwereye ntabwo ari umunani. Nimuzishimire rero mwababyeyi. Data rero nyakugira inka utangariza utunga we. Hari inka banyeretse bati rwose iriya iri muri ziriya rwose bibaye byiza wabariza kutubwira. Nanjye ndabibemerera. Ruhinga rwa Kinyinya yateze basora agahinda yigiye guta. Ndabayanga batutira batongana mwibatura bikunga urugo ruvuga umugabo ngo mu gitondo ruvuga amahoro. Ngabe uzamurebe ngabo yica abagomikanya bakabikaremeza n'abari mu ruhimbi. Iyo yaje
kuryamira ikibero ngo batirebere ikibero bigasambura yica abagabo bikaramya bakabiremereza nabi uzazurenda akabirwa itica ubwami bwategwa umujyanama n'inka ya namba dore rutiwe igira amabere atunga abashumba ku ishyamba abagore basigariye kugemura umugore mwiza ntukarara umugabo mfizi ntukarara isumba mushumba ntukarara inkongoro mukobwa usigaye nawe ntiwihere irembo rizagora dore rurimi rubereye ibirori intore zibereye guhamiriza zirimo rutimirwe ziri mu mirimo imana zimaze kubona umugabane rwa mugabo w'imana n'insigamigwi w'ishemakuzi niyarushikamira ndongozi n'umurezi bamunsi zigira n'igesha mu rwambariro rwema n'abuzamo ijoro ry'ubutane ntabira zibura uziteraniye n'iz'urugaga bwiza bwanyuze ku mubiri gasa n'umwami wabwirutse n'ubwiruta amariza y'inyoni n'inganzo yasohokeyemo ziramubwiza ko mu kingo zirimo irahise ikirangirira itwara mbese mu ntama kuko mu gitaza k'umubiri kubaho baricuriye imfizi inkuru imikoro itica umugambi mukuru ikawurimanuka mu gicuku yatunguje rukizagaba kugira inyambo z'umukara imuhera amahoro kugihugu zirimo rutazagize iminega inkuba zose mu mihigo rwaruka mu nyiri igihe mbizi isanganya igoma n'umugabo w'ibiyumbi gasa n'ikitwa nyirazo rwose igategeka imihinga z'amariramo ntajya misozi hagera mu kuyihanza imboneza ziri umwami wese amaze inka yemeraga ayabikira ku mugaragaro ari ku mahema y'imborerane arangurura ubwiza bareba izo zabagiye rubanda ku mubiri n'abatera zigiraga baragize perezida yarazibahaye singiza kudatinya intwari uhetse iminega y'indeke rwanda imasi nubwo mwaningera ibanza kumubuza ibangurira kikakunesha icumu byese impinga yayikuye mu inkuru baricabye nkunda igahorana impamba reka ibabukira itoneke iyo irikuye mu gitugu ntiritera hasi ihora iryohera ibitugu ntazitema ku rubaho baririmbye ubwo ku isumba nicyo gisigara bagiheramo urugo rwabirose usoze kumena uko bakubonekeza barabona zirakabuza umurambi watsinda barazirangamira igishani yombi azayigera kuri zakongereje umutwe igikombe bandora arikanga yumvishe izo nkuba zese ati nimutuze iyo nkubiri ngo zibizongeye kuzira musaba nyarubuye na kigali bazikubise amaso basanga mu ruhembe mwapfurana ziriya nkana zisiga mwibone abagenzi kabarangiza ikibuga bakishima bagacisha bumva amatama yabo agatanga itoto bakikibambaniza igatuku ndakubwira umutanganiza itunga we mubyeyi mvuze amazina yazo bwacya bukwiye nagira ngo rero data iyi nkuyu rero uyitegereze harimo umucaca waba utuma zidacika harimo n'umuhurura uzajya utuma ba bakobwa bari bagumya guhurira abasore bacu ariko data ubaye ufite umukobwa nanjye wamumaka ndagufasha data ndagabana ariko ntabwo ujya ngabana ngo nibagirwe data daramungera baca mahita mu bindi ndumva umutagara amatora yahise igatuma niba kigero kigira umuroho numbe tuzasanira ku ishyamba ndiruti kura yo mushaka mutagira imbeho mutagira n'abana data rero urakoze data horana amata ku bihimbi mane hamagaye zimurabyo mwibura ryazikireza ziracuruza umurambi barazirangabirisha yombi zagiye kwimusha zakorewe kwitaba bararikanga yumvishije vubaze ati nimutuze umubiri koze bizariye mu ya musaba nyarubuye ya Kigali maze bisa amaso basanga ngo birimo kagira imbaraga abana zanga baniyishi mu barizi hari ingabo yitabana urugwiza mu rugunga rugurura guhumba iyo rutare rw'amafe hari ingabo itabaguza n'umushwezi imbere ya guseru tanze w'ikiri
machimu kanikari karuga batini bakanu niho wanjeriwe data rero hano nahabonye umushumba Imana yasize amavuta akomeye nzi neza ko icyo uhambiriye hano mu isi no mu ijuru cyane wagihambura no mu ijuru bakagihambura data ndagira ngo ukoreshe ibyo biganza byawe umpambure n'icyaha cyo kubonesha nanjye bivugire haleluya umubyeyi rero yakubabariye bose nta kibazo rero ngaya amazina yazo ariko iyo ncukije iwacu twishimira inka tukoye n'abo bakishimira izo bakoshe wariyeni mumureka agende rubanda rugira yabo we iye agiye mupako we rubanda rugira yabo we amara gateriro neza nawe nigende rubanda naguhaye impuyu data azitunza zihozaho impuyu data rero nagicira murakoze rero babyeyi mukana amata ku ruhimbi ngazo ngaya amazina y'izakuwe rero reka dusubire hariya mu rwuri tujya kuzuhira dore ko n'isaha igeze murakoze munyinya amashyi nkaba mumwibukire ababyeyi ambwira ati nanone njye ugireyo ubambwirire ko hari irindi jambo ushaka kuvuga atanama basangira basabana turishimana mu birori n'ibitaramo byinshi ariko hari ijambo cyagiye wa munsi ubwo duherukana naje kukubwira ndagira ngo nikwibutse oya byo birumvikana hari umunsi nari nagusabye kandi urawunyemerera akubwira nti rero uze strato bose ndifuza yuko wa muti noneho igihe cyabo cyageze ndagira ngo munyemerere ya tariki twasezeranye 23 z'ukwezi kwa karindwi ziri bugufi kandi cyagiye wari wagendereye isaha y'isaa 8 ndagira ngo rero rwose mwibutse izo tariki n'uwo munsi n'iyo saha uwo ni wo mutobe narimusa ubwo ubona nafashe urugendo nkaza ndagira ngo mwibutse rero ahasigaye ndumva ibindi ari ibyawe arakoze Athanase ibyo avuze ni ukuri ntacyo agabanyije ntacyo gihe saa 8 rero zo kuri iyo tariki ndabona zenda ziri hafi hagire umukobwa uza amfurire urupfuko kuri iki kibindi maze dusanga kuri iki kibindi nyitegura kugira umuheke nanjye ndifuza kujya kwitegura kuzakwakira kandi ndagukunda urakoze cyane ndagukunda ndakwifuza ko uzagera iwacu ukahamenya tukakwakira tukaganira karame
kugira ngo arazi kuri uwo mutobe none ko kugira ngo dutware muri range wareka dutware urimo kuvuga ijambo rikomeye kugira ngo rero muri uyu mwanya kandi bakwemereye se banyemereye ahubwo ndagira ngo bakwemereye munyemerere ikaze mwampaye mbasabe umugisha njye kwitegura abashyitsi bacu neza pe kuri 23 saa 8 ndabitegura harya warambwiye ati hangane turi kumwe we gusa turi kumwe n'iki kibazo ngaba noneho reka kwemerere usaba umugisha hanyuma ujye kwitegura murakoze cyane turabashimiye turi kumwe n'abahesha b'umugisha munyemerere pasiteri asaba umugisha muri uyu mwanya kugira ngo tubone uko tujya kwitegura abashyitsi bacu. turagushimye Mana nziza, Mana ikomeye ikora ibitangaza mu data wa twese w'ijuru. Tugushimye umunsi mwiza twategereje mu kwizera, none amaso yacu ibyo twabonye, amatwi yacu ibyo twumvise kuko wabiteguye neza. Mana iyi gahunda tuyisubikiye aha kandi yo kugira ngo izindi gahunda ziri imbere nazo zigaragare mu bw'Imana kuko ibitangaza. Fasha abashyitsi bacu mu rugendo bagire neza Kristo, kandi Umwami Yesu Kristo abateguye icyiciro rwose n'abitanze mu buryo bwinshi, nuko tubasaba umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Witeka Imana ikomeye kuri ibitangaza mu buryo bwose. Urakoze Imana wa karama, rero komeze gufasha umugore n'umugeni ugaragaze ko wowe kwiza impande zose ubahise mu mucuruzi wacu. Amen. reka mbere y'uko twahaguruka Uwizeyimana Rachel nawe abanze bajya haguruka mu byubahiro byabo, hanyuma nabo bajye kwitegura kugira ngo natwe tubone guherekeza abashyitsi. Herekeza umusore namwe mujye kwitegura ibindi biri gukurikiraho. Reka dusenge Imana rero. Ariko ntabwo yamuhereje nasanzura igitego wini wanyu zizihirwa iyizire wino nguhe urukundo ruhanitse iyizire. hanyuma rero gisigaye no gushimira Imana. Kadusenge. Turagushimiye Uwiteka Imana igira neza, turaguhimbaje ko kandi ugakiranuka. Tugushimira ko wadukunze rwatumye utanga umukiriya Yesu Kristo akaza mu isi kugira ngo tubare ibyaha byacu. Tugushimiye uyu munsi wateguye ubukwe Mwami Imana yacu, turakunyize kugira ngo nk'uko watashye ubukwe bikana y'i Galilaya, ubukwe nabwo tugutumiye mu Mana kugira ngo ububemo cyane kandi ubukwe uburinde.
nuko turagiye rero bagiye gukora umuhango wo gusezerana kwera imbere y'itorero. Mwami ugendane natwe tujye imbere tugukurikire, utegure umutego w'umwanzi mu nzira, mu izina rya Yesu tugendere mu butware bwawe no mu mbaraga zawe. Urakoze urakarama, gahunda zose z'uyu munsi ziyobore nk'Imana, kandi natwe twese tugire umugisha imbere yawe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. turaza kwifotoza muri bwifotoze mumaze gusezera muri moto ikibuga turaswana mugende maharigiye abasore babiri urayirose ninjye mazemo bariya bana se batoye abana batoye